se niye ntumwa yagambaniye Yesu. Nimwe yagambaniye Yesu. Ni Petero. Murongo mugufi ya muri Bibiliya. Murongo mugufi muri Bibiliya ni Matayo 5. Nowe yagambaniye Yesu mu ntumwa ze zose. Pilato. Hey guys, abakurikiye God's Sign TV, amazina ni Mucyo Steven nk'ibisanzwe. Nkaba ndi kumwe na Irera Gloire kuri kamera. Uyu munsi tujye kubatembereza muri Nyamata yose, tujye kuganira n'abaturage tubabaza utubazo tujye dutandukanye badusubiza. Stay tuned. Habite semana. Ni sawa. Amakuru? Ni neza ntari. Biragenda nta kibazo. Witwa nde? Jewe banyita Wilson. Tuye hano hafi? Hano Nyamata. Okay. So ndagira twiganije tubazo. Ara utubazo nshaka kukubaza dutoya. Just ukajya nsubiza nkuko byumva tu. Nta kibazo. Ya uri tayari? Ndi tayari. Te semana. Sawa. Urakomeye? Nawe. Witwa nde? Twageze David. Meze neza? Ndashimye. Urakomeye? Tuye hano hafi? Mu Gatare. Okay. Ya ndagira ngo tuganire. Hari utubazo dutoya kukubaza ukasubiza. Ndiwe nshoboye ndabisubiza. Uri tayari? Neza? Muraho. Meze mute? Meze sawa kabisa. Bapita bande se boss? Bamita Munyanza Jean Baptiste. So ndifuza ko tuganira aho tubazo dukeya. Ngakubaza ukansubiza niba ntacyo bigutwaye. Ndagusubiza. Okay, urakoze se mvane. Sawa. Na mahoro. Na mahoro. Meze neza. Meze neza nta. Bakwita ndese? Banyita Imana Theoneste. Theoneste, ndagira ngo tuganire. Hari utubazo dukeya nshaka kubaza. Twerekeranye na Bibiliya niba uyisoma. Nje ngerageza. Bite se man? Sawa man. Meze neza. Meze neza kabisa. Ndakubona meze neza cyane. Fu. Witwa ndese? Witwa Kadobe Clinton. Kadobe. Meze neza. Meze neza pe. So hari utubazo nifuza ko tuganira. Mutuma tukubaza kansubiza uko byumva. Si ngombwa ngo ube uzi ibintu byose ariko kansubiza uko byumva tu. Ntari bikabisa. Okay. Witeguye? Nditeguye. Bite se man? Sawa. Meze neza. Ntari. Urakomeye? Bakwita ndese? Sibomana. Tuyinanga hano hafi? Nifuza ko tuganira. Hari utubazo dutoya ndaga kubaza ukajya nsubiza ukuntu byumva nyine ntago bikomeye cyane. Uri tayari? Reba ngo baze ikibazo cya mbere kiragira kiti. Ese Yesu yari afite intumwa zingahe? Yesu. Afite intumwa 12. Yes. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Ese Yesu yari afite intumwa zingahe? 12. Ese Yesu yari afite intumwa zingahe? Yari afite intumwa 12. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Ese Yesu yari afite intumwa zingahe? 12. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Ese Yesu yari afite intumwa zingahe? Yesu yari afite intumwa 12. Ese Yesu yari afite intumwa zingahe? 12. Izo ntumwa se niye ntumwa yagambaniye Yesu. Nimwe yagambaniye Yesu. Ni Petero. Niye ntumwa yagambaniye Yesu mu ntumwa ze zose. Pilato. Muri izo ntumwa niye ntumwa yagambaniye Yesu. Ni Yuda w'Iskariyota. Niye ntumwa yagambaniye Yesu. Intumwa yagambaniye Yesu ni Yuda. Yesu yagambaniwe na Yuda. Niye ntumwa yagambaniye Yesu. Okay. Bibiliya igira ibitabo bingahe? Bibiliya igira ibitabo 2. Okay. Bibiliya igira ibitabo bingahe? Ibitabo 2. Bibiliya igira ibitabo bingahe? Bibiliya igira 36. Bibiliya igira ibitabo bingahe? Ntabwo mbizi byo. Okay. Ese Bibiliya igira ibitabo bingahe? Bibiliya igira ibitabo 66. Okay. No, ni gitabo cya nyuma muri Bibiliya. Igitabo cya nyuma muri Bibiliya ko simbizi neza buriya wasanga ari Tito.
Ni ikihe gitabo cya nyuma muri Bibiliya? cya nyuma igitabo cya ni Revelation. Ni ikihe gitabo cya nyuma muri Bibiliya? cyanyuma muri hano ibyahishuwe. Ikihe gitabo cya nyuma muri Bibiliya? Byahishuwe. Okay. Ni ikihe gitabo cya nyuma muri Bibiliya? Igitabo cya nyuma muri Bibiliya ni ibyahishuwe. Ni ikihe gitabo cya nyuma muri Bibiliya? Ibi byose nabankubeshye sinabimenya kabisa. Okay. Ni uwuhe murongo mugufi muri Bibiliya? Ni Tito. Mugufi muri Bibiliya. Yesu ararira. Wanditse mu kihe gitabo? Ntabwo igitabo cyo nakizi. Ni uwuhe murongo mugufi muri Bibiliya? Umurongo mugufi muri Bibiliya ni Matayo 5. Ni Matayo 5. Ni Matayo 5. Ni uwuhe murongo mugufi muri Bibiliya? Ntabwo muzi neza na. Okay. Ni uwuhe murongo muri Bibiliya mugufi? Umurongo mugufi muri Bibiliya ni Yesu ararira. Wanditse mu kihe gitabo? Ntankweshe kabisa ntankweshe. Gerageza. Ntabwo bisi ntankweshe. Urakoze. Muri Bibiliya ari cyane ariko ntabwo ngiye kuyisoma. Ntabwo wagerageza? Nirwa nkubeshya sinagerageza kabisa. Okay. Noneho urakoze cyane, reka dusoze. Urasoza uvuga ikintu ushaka, waririmba, wavuga uti Yesu ashimwe, wavuga ikintu ushaka cyari cyo cyose. Yesu ashimwe kuba mumbajije. Okay, turagushimiye cyane. Thank you. Dusomere angaha. Ku mupira. Hano. God's talent. Urakoze cyane, turagushimiye. Thank you. Turagushimiye cyane. Mu gusoza wavuga ijambo ushaka, wavuga ngo Yesu ashimwe, wavuga ngo haleluya, cyangwa ko aririmba icyo ushaka. Iryo jambo ryawe mu jambo. Urakoze cyane, badusomera angaha. God's talent. Let's serve our God. Urakoze cyane. Urakoze cyane, ndagushimiye. Urakoze nawe. Wavuga ikintu ushaka, wasuhuza umuntu, wavuga ngo haleluya, wavuga ngo Yesu ashimwe, cyangwa aririmba make. Ntabwo ngira impano yo kuririmba, ariko njya ngira impano yo kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Vuga ijambo rimwe ubwira nk'abantu, babwira ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni uko nababwira ko igihe kigeze abantu bakihana ibyaha bakabona kuzajya mu ijuru. Urakoze cyane. Badusomera angaha kuri uyu mupira ukuntu handitse. Ntabwo njya nkunda kumenya gusoma icyongereza, ariko wagerageza uko ushoboye. Ndabona handitseho ngo good saret, ngo good saret, ngo good saret. Ntabwo mbashije kubisoma neza. Urakoze cyane, turagushimiye. Urakoze cyane. Wumva ari kuri ku mutima wawe bavuga kandi. Ijambo rindi ku mutima nuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kandi akaba ari we unshoboje ibyo nkora byose. Nzi ko ari we unyobora kandi ni we unshoboza, yumpa imbaraga. Mbese njye ntacyo nakwigezaho atari Yesu. Urakoze cyane. Yesu ni umwami. Wadusomera kuri uyu mupira hano. Oya, ntabwo nizi icyongereza. Urakoze cyane, turagushimiye. Urakoze cyane, ndagushimiye. Yesu nawe urakoze kabisa. Wadusomera angaha. Handitse God's talent. Yes. God's talent TV. Ndagushimiye cyane. Yes, nawe ndagushimiye. Wavuga ijambo rimwe ushaka ari kuri ku mutima, washima Imana, watera haleluya, wavuga ngo cyangwa ukaririmba. Naribi. Ndabashimira nyine ko kuri uyu mwanya wanyu mumpaye. Imana bamugisha kandi muzatera imbere. Urakoze cyane. N'icyorezo tuvuyemo, tukaba turi guhumeka nta kibazo, tutanarwaye kiriya cyorezo twese. Urakoze cyane. Ndagushimira. Nizera ko byari fresh kuri party ya mbere ya Street Bible Talk. Twaganiriye na benshi batandukanye, mwumvise uko bashubije bitandukanye, twabahaye ibisubizo bya nyabyo. So tuzakomeza kubana tubatembereza mu Rwanda hose, tuganira n'abaturage batandukanye. Mwibuke gukora subscribe, like na comment, musharing inshuti zanyu kugira ngo nabo basobanukirwe neza ijambo ry'Imana. Tuzakomeza kubana, ni mucyo kuri microphone ndetse na Gloire kuri kamera. Turi kumwe cyane.